Yesu ashimwe cyane ndabashubuje amahoro y'Imana n'abane namwe nitwaga Twazadeo shimira Imana iduhaniye umwana n'umwanya kugira ngo tuganire ijambo ryayo. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Turaganira ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 9 turahera ku murongo wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aratubwiye ngo akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi, abigishwa baramubaza bati mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi be ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo no kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Imana ishimwe cyane. Dusomye amagambo menshi, ariko amagambo nshaka ko tuganiraho ni ijambo rivuga kuba umucyo w'isi. Kuba umucyo w'isi mu buzima ubayeho ukaba umucyo w'isi, aho utuye ukaba umucyo w'isi, uwo mugendana ukaba umucyo w'isi, uwo musengana ukaba umucyo w'isi. Nicyo gikwiriye. Iki gihe ni igihe Yesu yari ari kumwe n'abigishwa, ndetse biza kuba ngombwa yuko bamubaza ikibazo, ndetse ikibazo kitoroshye gusubiza mu buzima bw'umuntu. Ngo baramubaza ngo mwigisha, ngo uyu muntu, bari banyuze ku muntu ufite ikibazo cy'uburwayi. Baramubaza ngo uyu muntu kuba yaravutse uko nguko, ni icyaha cy'iwabo, ni icyaha cy'umuryango, ni ukubera iki byamugendekeye uko? Niyo mpamvu akenshi mu buzima bwacu hari ibintu duhura nabyo, abantu bakavuga ngo mbese yaba yaracumuye ku Mana, cyangwa se cyaba ari ikibazo ki yaba afite, yaba afitanye ikibazo cye n'Imana. Ariko mbabwire ko nta kibazo dufitanye n'Imana, ahubwo ibyo tunyuramo ni umugambi w'Imana kugira ngo Imana izasohoze ibyo yavuganye natwe. Mbabwire ko iyo tunyura mu bikomeye, akenshi cyane mu buzima bwacu, iyo tunyura mu bikomeye, Imana ibiri kudutegura kugira ngo tuzavemo abantu bakomeye. Ibyo uri guhura nabyo, ibyo uri kunyuramo, ntabwo ari impanuka ku Mana, ahubwo ni ukugira ngo icyubahiro cy'Imana kigaragarire kuri wowe. Ngo baramubaza ngo mbese n'ibyaha by'iwabo cyangwa n'ibye ku giti cye? Ngo Yesu arabitegereza arababwira ngo ntabwo ari ibyaha bye, nta nubwo ari ibyaha by'umuryango, ahubwo ngo ni ukugira ngo imirimo y'Imana igaragarire muri we. Mubwire ko ukwiriye gusenga Imana, Imana ikagaragaza imbaraga zayo ku buzima bwawe. Ukwiriye kubana n'Imana mu buryo butangaje, ukwiriye kubana n'Imana mu buryo, ku buryo umuntu wese uzajya ukureba azajya avuga ngo imirimo y'Imana igaragariye muri we. Impamvu akenshi duhura n'ibyago ntibiduhitane ni ukubera iki? Ni ukubera ko Imana idufiteho umugambi. Imana ntabwo yakemera ko biriya biguhagurukiye n'ibyo urebesha amaso yawe bishobora kukwica. Kubera iki? Nyuma y'ibyo ubona hari umugambi w'Imana. Kandi mbabwire ko Imana ifite imbaraga n'ubushobozi bwo kuba yatabara umuntu yaremye. Kubera iki? Yaturemye idufiteho umugambi mwiza. Imana ishimwe cyane. Yesu hari ijambo yahise akurikizaho, aravuga ngo birakwiriye ko nkora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa. Imana ishimwe cyane. Imana ifite gukora imirimo yo kugaragaza ububasha bwayo ku buzima bwawe butari bwira. Iyo igihe kigiye hakaza kwira, akenshi cyane iyo bwije hari igihe umuntu atakubona. Bwigeze bwira mu buzima bwawe, ariko iki ni igihe cyo kugira ngo Imana ikore hakiri ku manywa. Iyo bwije ntabwo wakira telefone y'umugisha. Iyo bwije nta ukwitaho. Iyo bwije n'uwakuvugishaga ugira ngo ntakigira nimero yawe. Ariko ndashimira Imana ko bujya bwira ariko bugacya.
Imana ishimwe cyane. Dushimiye Imana rero kubwira ijambo. Ndifuza wo nkurikiye unteze amatwi nkurikiye, ndagira ngo nkubwire ko bujya bwira ariko bujya bucya, kandi ntabwo ijoro burya muzacunge rigira amasaha, rigaha umucyo nawo ukagaragara. Akenshi mu buzima bw'umuntu hari igihe ahura n'ibibazo bitari kimwe, agahura n'ibibazo byinshi, kandi bikaza kuba ngombwa yuko ibyo bibazo aza kubinyuramo kugira ngo azagere mu gihe cy'intsinzi. Nta muntu ugera ku ntsinzi ye atabanje kurwana, kandi kugira ngo ugere ku ntsinzi nuko nigeze mbwira abantu ijambo rikomeye, reka namwe ndibasangize. Akenshi cyane nta butayu nta Kanani. Iteka ryose iyo Imana iri kugutegura kugira ngo uzagere ahantu hakomeye, nuko unyura mu bikomeye. Kugira ngo uzavemo umuntu ukomeye, nuko wowe ubanza kunyura mu buzima bukomeye. Urugero rufatika, iki gihugu cyacu cyanyuze mu bintu bikomeye, ariko ubu ngubu ni igihugu umuntu abona akabona yuko hari imbaraga z'Imana zakoze kuri cyo. Imana ishimwe cyane. Kandi hari n'abantu bagerageje kukitangira kugira ngo kibe igihugu kizima. Imana ishimwe. Hari imbaraga zakoreshejwe kugira ngo twongere tube abantu bafite ibyiringiro. Imana nishimwe. Ubwo amahanga yabonaga nta byiringiro, ariko Imana yaremye ibyiringiro muri twebwe. Imana ihimbazwe cyane. Yesu rero arababwira ngo ntabwo ari ibyaha bye, si n'ibyaha by'umuryango, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana igaragarire muri we. Birakwiye ko Imana igaragaza imirimo yayo ku buzima bwawe. Wabonaga nta nzira, nibyo, wabonaga nta nzira, nta n'uwo wahamagara. Rimwe na rimwe hari n'igihe tugira ngo telefone zacu zavuyeho. Kubera iki? Abantu bafite nimero zacu ariko ntibakiduhamagara. Buba bwije, ujye wihangana, buba bwije. Ariko igihe kirageze ndetse kirasohoye. Kabasenga Data, bamusenga mu kuri no mu mwuka, abo ngabo Data bigaragariza. Imana ishimwe cyane. Akenshi hari igihe ibibazo bidushyiraho pressure, ariko nkunda Imana ko hejuru ya pressure ibibazo bidushyiraho hariho umugambi w'Imana, hariho icyubahiro cy'Imana. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu Imana yabwiye Kuro, iramubwira ngo yewe Kuro, nzakugenda imbere, ahataringaniye nzaharinganiza, nzakenyuroza abami kugira ngo mukenyeze, ndetse inzugi z'ibyuma n'iz'imiringa ngizo ngo nzazicagagura, nzanyuza kugira neza imbere y'amaso yawe. Imana ishimwe cyane. Imana ntabwo ibyo tunyuramo ari ibyo kutwica. Ibyo tunyuramo ni ibyo gukuramo imbaraga z'umutima. Bibiliya iratubwira muri Luka ngo nuko uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima, ngo kugeza igihe yerekaniwe mu Bisiraheli. Aho uri ndifuza ko wahagwiriza imbaraga. Igihe cya COVID-19 ni icyago cyugarije isi, ariko ntigitume utakaza imbaraga z'umutima, ntigitume utakaza ibyiringiro. Imana yacu iracyakora. Imana ishimwe cyane. Imana yacu iracyakora. Yigeze ivuga ijambo rikomeye, iravuga ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Iki ni igihe cyo kugaragaza icyubahiro cy'Imana. Iki ni igihe cyo kugaragaza ko ufitiye Imana icyizere ko nyuma y'ibi bihe hari ibihe by'umunezero Imana iri gutegura. Kandi uhumure, ntabwo inzara izakwica. Kubera iki? Ibeshaho inyoni igatunga ikambika uburabyo, niyo Mana ifite imbaraga zo kuba yakubeshaho, yakwambika, yakugaburira. Buri kimwe cyose Imana ifite imbaraga zo kuba yagikora ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Ukomeje hepfo, abantu bahita Yesu amaze kuvuga ngo birakwiriye ko nkora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa.
ndifuza ko Imana yakora ku buzima bwawe hakiri ku manywa. Iteka ryose y'Imana ikoze ku manywa ntabwo ibi bihisha abantu, ibigira ngo abantu babone imbaraga zayo. Ku manywa ni igihe uhagarara mu iteraniro ukavuga ngo ndashimira Imana, ariko ntabwo washima ari nijoro, ushima ku manywa. Imana ishimwe cyane. Ushima ku manywa kugira ngo n'abantu bavuge ngo bya bintu byanyuze mu mucyo. Birakwiriye ko Imana ikore imirimo yayo hakiri ku manywa, ugifite gushima, ugifite umunezero, ugifite kugubwa neza muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Bibiliya iravuga ngo tobakondo akamukoza ku maso, ngakamukojeje ku maso ngo abantu baraho ngaho batangira kwibaza, baravuga bati none se aramukije, ngakimukiza amutegeka kujya kwiyuhagira mu kidendezi cy'Isorowamu. Inshuti yanjye, hari igihe abantu Imana ibakoza akondo ku maso bakagira ngo babonye. Hari igihe Imana ibakoze akondo ku maso bakagira ngo babonye. Iteka ryose ntabwo baba babonye buryo. Hari indi ntambwe bagomba gutera kugira ngo bagere mu kidendezi cy'Isorowamu. Burya iyo umuntu yageze mu kidendezi cy'Isorowamu, kuvamo nibyo bigaragaza icyubahiro cy'Imana. Hari abantu benshi Imana yagiye ibwira, irababwira ngo nzabaha imodoka, nzaguha imodoka. Ubona haje ka korora, ntabwo urahumuka, ntabwo ibintu byawe biraza. Ibyo Imana yavuze ntabwo ari iriya modoka, ahubwo ukeneye kugera ku yindi step Imana, ku buryo ubundi iteka ryose cy'Imana ikoze kigaragaza icyubahiro cyayo. Ntabwo Imana ishobora gukora ikosa ryo gukora ikintu itagaragaramo. Imana ishimwe cyane. Ikintu Imana itanze akenshi abantu baravuga ngo iki kintu giturutse ku Mana. Imana ishimwe cyane. Ngo aramutegeka, aramubwira ngo genda wiyuhagire ku kidendezi ngo cy'Isorowamu. Ngaragenda wibaze inzira yagenze kugira ngo agere kuri iki kidendezi. Byari bikomeye. Hari abo yageragezaga kubwira ati mumfashe ndi kudandabirana, kuko ntabwo yabonaga neza. Nubwo yari yakozwe ku maso, ariko ntabwo yabonaga neza. Kubera iki? Hari ijambo umuhanuzi Yesu yari yamubwiye, aramubwira ngo ugenda wiyuhagire. Mu gihe atariyuhagira ntabwo aza kubona. Imana ishimwe cyane. Iteka ryose iyo umuntu atariyuhagira ntabasha kubona ibyiza byo muri Kristo Yesu. Dufite abantu benshi bajya bavuga twarakijwe, ariko wareba imirimo n'ibikorwa ukabona ntabwo biyuhagiye. Iteka ryose iyo utiyuhagiye mu kidendezi ntabwo ushobora kubona ibyo Kristo yasezeranije abera. Ngaragenda ariyuhagira, ngamaze kwiyuhagira ngagaruka humutse. Inshuti yanjye, birakwiriye ko Imana nimba ikubwiye ngo wiyuhagire ugaruke humutse, ari ibyawe uzabona. Iteka ryose ntabwo iyo amaso afunze hari ibyo utabona. Hari igihe uyoba ukajya mu bintu bitari ibyawe. Hari igihe wicara ku ntebe itari iyawe. Iyo ufunze amaso hari ibyo ugerageza gukora ukabona byahombye. Kubera iki? Wagiye mu bitari ibyawe. Ariko Imana inkundira gufungura amaso ubone icyo Imana yateguye ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Bibiliya iravuga ngo uyu muntu agarutse ahura n'abantu ngo bajya impaka, baravuga ngo niwe cyangwa siwe. Imana ishimwe cyane. Niwe cyangwa siwe. Ko twari tumuzi ari impumyi, ko twari tumuzi nta kiza yabona, ko twari tumuzi mu muryango w'iwabo nta buzima, ko twari tumuzi yararangije ariko adafite akazi, ko twari tumuzi akora ariko amafaranga ahembwa akaba ntacyo yamugezaho. Byagenze gute? Kumbi hari ibanga abantu batazi. Iyo wahuye na Kristo ugaruka mu bantu ku buryo bagira impaka, bakavuga ngo niwe
none se duheruka nta perima afite, none afite imodoka. Duheruka nta kazi, none ageze ku rwego rwo kuba yiyubakiye inzu. Iteka byose icyo Kristo akoze kigaragaza icyubahiro cye. Imana ishimwe cyane. Icyo Imana ikoze kigaragaza icyubahiro cyayo. Yigeze ibwira Yesaya yarageze mu bihe byo kwangwa, ageze mu bihe byo kubura amahoro, ariko agira umutima muri we, agira ibyiringiro, ahita atangariza abantu arababwira ngo kuko umwami Imana azantabara. Nicyo gituma ntamwa, kubera iki? Yari agifite ibyiringiro. Icyamba muri iki gihe cya COVID-19 bitoroshye, tuba turi mu rugo kugira ngo twirinde. Icyamba wo gutakaza ibyiringiro, uvuge ngo nubwo ndi muri iki cyorezo, nubwo ndi muri ibi bihe bitoroheye buri wese, ariko kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Ndaje mu bwiza bwawe, ndaje ungirire neza, ndaje numva icyo umbwira. Nitwa Nelson Mucyo, nkunda gukurikira Baho TV. Nawe kurikira Baho TV aho uri hose, ukore share, ukore like, ndetse ukore na subscribe. Icyubahiro cy'Imana. Abapasiteri, abavugabutumwa, twese dutegereje kubona imbaraga z'Imana isumba imitekerereze n'ubwenge by'abantu. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Iki ni igihe cyo kwizera Imana. Iki ni igihe cyo kudatakaza imbaraga z'umutima. Iki ni igihe cyo kubwira Imana ngo Mana, uri ubwugamo bwacu. Iki ni igihe cyo kubwira Imana ngo Mana, ufite imbaraga zo kuturinda kino cyago no kukirinda Abanyarwanda. Iki ni igihe cyo kubwira Imana ngo Mana, ufite imbaraga zo gukiza abarwayi, ndetse ufite n'imbaraga zo guhagarika iki cyorezo. Isi ikabona amahoro, isi ikabona umutekano, umudendezo ukongera ukabaho. Iki ni igihe tugomba kugirira Imana icyizere, abanyeshuri bagasubira ku ishuri. Iki ni igihe tugomba kugirira Imana icyizere, abantu bagasubira muri business. Iki ni igihe cyo kubwira Imana ngo Mana, abantu basenga dukumbuye guterana kwera. Turakwinginze kugira ngo ugire icyo ukora. Imana iracyafite imbaraga. Ngo batangira kwibaza, baravuga ngo niwe cyangwa si. Niyo mpamvu abantu benshi bibaza iyo babonye ubuzima bwawe buhindutse. Abantu benshi ntibazi ubuzima bwawe kubayeho, ariko kubayeho byihishe mu ibanga ufitanye n'Imana. Ukubayeho byihishe mu mibanire yawe n'Imana. Akenshi iyo abantu bamenye ubuzima tubayeho, batuvamo bakagenda batuvuga, ariko Imana si uko imeze. Niyo mpamvu uzasenga Imana ukumva ihumure muri wowe. Ihumure ridaturutse mu miryango, ihumure ridaturutse muri bene wacu, ihumure ridaturutse kubo muziranye, ihumure ridaturutse kubo musengana, ihumure riturutse ku Mana Data wa twese, Mana yaremye ijuru n'isi. Baratangira baravuga ngo niwe siwe. Bamwe bati ariko arasa nawe. Arasa nawe siwe, ariko tugenekereje turi kubona asa nawe. Nawe ngaraza ahita bamara amatsiko arababwira ngo ninjye. Imana ishimwe cyane. Imana inkundire iguha ijambo aho utari urifite. Imana iguhe icyo kuvuga mu gihe hari ibihe byatambutse utabashije kubona uko wavuga. Imana inkundire irema amateka ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane, Imana nihimbazwe. Ngarababwira ngo ninjye. Ndifuza ko Imana irema amashimwe ku buzima bwawe, ku buryo uzahagarara mu iteraniro ry'abantu ukavuga ngo ni njyewe utari ufite akazi,
ni njyewe utari ufite imibereho, ni njyewe utarambaraga, ni njyewe utaracuruzaga, ni njyewe utarajyaga kurangura, ni njyewe utari ufite aho kuba, ariko Imana yampaye inzu. Ni njyewe wagendaga n'amaguru, ariko ubu ngubu ngenda n'imodoka. Ni njyewe. Imana ishimwe cyane, Imana nihimbaza. Iteka ryose iyo ubuzima bw'umuntu Imana itarabuhindura, buri muntu wese abuvugaho uko yishakiye. Hari abavuga ko byagucanze, hari abavuga ko byakuyobeye, hari n'abavuga yuko ari ibyo wakoze biri gutera ibyo ngibyo. Bamwe batangira kuvuga ngo ni za karande, abandi bakavuga ngo hari aho wagiye, hari ukuntu byagenze. Ariko nkunda Imana ko mu magambo abantu bavuga yo ivuga ijambo. Imana ishimwe cyane. Iteka ryose abantu bavuga amagambo, ariko Imana ivuga ijambo. Niyo mpamvu ijambo riturutse mu kanwa kayo. Imana iririnda ibihe n'ibihe. Imana nishimwe cyane. Imana iririnda ibihe n'ibihe kugira ngo igaragaze ko ari Imana isohoza isezerano ryayo. Nshuti bene data bakundwa, iki ni igihe cyo kubwira Imana ikadukora ku maso. Iki ni igihe cyo kubwira Imana ikatwereka umugambi wayo. Iki ni igihe cyo kubwira Imana ikagira ikirema ku buryo irema amashimwe, twese tukazaba hamwe mu iteraniro ry'abera, tukavuga ngo ni Imana yabaye mu buzima bwayo. Iyo usomye ibyakozwe n'intumwa ibice 3, hakubwire inkuru ya Petero na Yohana ngo bajya gusenga. Mu gihe cyo gusenga ngo cyari igihe cya 9, ngo bageze ku irembo ry'urusengero ryitwaga Ryiza, bahasanga umuntu wavutse afite ikibazo cyo kuremara. Ngo Petero na Yohana ngo baramubona, ngo uyu muntu ngo agira ngo arasubijwe mu buryo bwe, kuko yashakaga bamuha amafaranga, yarashinzwe gusabiriza. Iteka ryose iyo twicaye ahantu runaka ku irembo ryitwa Ryiza, tuba dufite icyifuzo kimwe. Tuba dufite icyifuzo cy'uko Imana yadutungira aho twicaye, ariko ntituba dufite icyifuzo cy'uko Imana yaduhagurutse aho twicaye. Tuba dufite icyifuzo cyo kumva ko Imana yadutungira aho ngaho nta kazi dufite, ariko Imana ibifite kutwagura ikaduhagurutsa aho ngaho tukajya mu kazi. Ngarabasaba, ntekereza ko yabanje gutekereza abona n'abagabo beza batebeje babavuga butumwa, kuko byari intumwa. Aravuga ati bano bantu baraza kumpa amafaranga menshi, ndaza guhita mpamagara bampekaga bakanshyira ku irembo, ndahita ntaha. Ariko baramubwira ngo Mesiye, ibyo uhanze amaso bikubureho, ibyo uri gutekereza byihorere, icyo tugusaba ni kimwe, dutumbire. Uyu mugabo aratekereza, aravuga ati okay, n'ubundi najyaga ndeba n'abatambuka bonasabaga ntibaba. Ariko kuva mubwiye ngo mbarebe, reka mbarebe. Mana ishimwe. Ngo uyu mugabo yarategereje ikigiye kuva muri bo. Ashoboraga kuba atekereza yuko batagiye kumuha mu ntoki, bagiye gusinya sheke. Yashoboraga kuba yatekereza yuko abandi bamuhaga ibiceri, ariko hari inote zigiye kuza. Ariko yo Petero na Yohana, Petero aramubwira ngo ntuze gutekereza ifeza, ntuze gutekereza n'izahabu, ntabyo dufite. Mugabo ahita acika intege, aravuga kambe, ni kubera iki aba bantu nta feza nta n'izahabu, bari gutakaza umwanya wanjye, ntibari kumpa ibyo nshaka. Ibaze
mu buzima bwacu iyo umuntu agusabye, iyo udafite icyo kumuha uratambuka ukagenda, cyane nka bariya baba basaba, ariko bo barahagaze, ntibamuhaye barahagaze. Iteka ibyo dukeneye twebwe, ibyo dushaka, Imana ifashe iguhe ibyo ukeneye, ntiguhe ibyo uri gusaba, kuko ibyo uri gusaba nibishira uzakenera kongera gusaba ibindi, ariko Imana niguha ibikenewe, ibikenewe birimo igisubizo cy'ibyo uri gusaba. Imana ishimwe cyane. Ngo Petero aramubwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Ngo umugabo ngarahaguruka, yumva ubwoba bari burakomeye, ngarahaguruka, arahaguruka, atera intambwe birakunda. Iteka ryose iyo twicaye ku irembo ry'urusengero ryitwa ryiza, ntabwo abantu baguha agaciro, ariko iyo uhahagurutse abantu batangira kongera kuguhamagara, bamwe bakavuga ngo twaraburade. Kubera iki? Hari ahantu wari umaze igihe uri, ariko Imana irahagukura, irakugaragaje. Iteka ryose iyo umuntu ari mu bwihisho, kirazira burya no kwihishura. Imana ni gushyira ahantu mu bwihisho, kirazira kwihishura. Ntabwo byari byemerewe ko Dawidi agomba kuva mu ishyamba akajya kurwana n'Abafilisitiya n'uriya Goliyati atarasukwaho amavuta. Ntabwo Goliyati yishwe n'imbaraga z'umubiri, Goliyati yishwe n'amavuta. Kubera iki? Yarwanaga n'abandi ako batari barimitswe. Goliyati yarwanaga n'abariya basirikare, ariko ntabwo imbaraga z'Imana zari zibitse muri bariya basirikare bakuru ba Dawidi, ba Shama, ba Eliya. Iteka ryose icyo Imana izagukoresha kibitse muri wowe, icyo Imana izagukoresha muragendana, icyo Imana izagukoresha naho wanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ntacyo uzaba. Imana yavuganye nawe ibintu byinshi, iki ni igihe cyo kugira ngo isohoze imbaraga zayo no kugukomera. Uyu mugabo akihaguruka ku irembo ntabwo yasubiye mu rugo, yahise yinjirana nabo mu rusengero. Naho abantu benshi baguye, ntabwo bibuka gushima. Imana iragukorera imirimo n'ibitangaza, ikagukiza indwara, ntujye kuyishima. Birakwiriye ko winjira mu rusengero ukajya gushima Imana. Kubera iki? Amafaranga ntabwo ari yabikoze, ntabwo abakomeye ari bo babikoze, ahubwo n'imbaraga z'Imana zibikoze. Imana ishimwe. Ndifuza ko dusengera n'Imana ngo yinjira mu rusengero ariko afite ibyiringiro by'uko Imana imukuye hariya izakora n'ibindi. Mbabwire inshuti zanyu, tekereza ibintu Imana yakoze ku buzima bwawe, uraza kumva yuko Imana atari umuntu. Tekereza amaboko yaguteruye ukivuka, ntawe uzi. Ushobora kuba warateruwe n'amaboko y'umurozi, ushobora kuba warateruwe n'amaboko ataragushakaga, ushobora kuba warateruwe n'amaboko yavugaga ngo se ko tubaye benshi mu muryango, ushobora kuba warateruwe n'amaboko ataragushakaga, yavugaga nari naragennye abangaba none hiyongereyeho uyu. Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Yinjirana nabo mu rusengero, agenda, Bibiliya ndayikunda cyane, agenda yitera hejuru. Agenda yitera hejuru ngo abyina. Kubera iki? Hari aho yaravuye. Ijambo nshaka ko nsorezaho, iteka ryose iyo utaribuka ahantu uvuye birakugora guha agaciro abahari. Iyo utaribuka urugendo ukoze
uva aho wari uri ugeze aho ugeze, ntabwo uha agaciro abari muri rwa rugendo. Iteka ryose ntabwo intambara uhura nazo mu rugendo ari byo kugira ngo uzaceceke, nibyo kugira ngo Abisiraheli ntabwo bari guceceka bamaze kwambuka inyanja itukura. Niyo mpamvu umwe yavuze ati mfite indirimbo y'amashimwe.